muraho neza mumeze neza natwe turakomeye tumeze neza turashima Imana. Uyu munsi rero tugiye gukorera umusaza wacu dukunda cyane za Patrick yagize ibihumbi bingahe no kubivuga njye sinabishobora kubera ko yagize ibihumbi 100 abasubscribe ibihumbi 100 ni akazi gakomeye cyane 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 pe ntabwo nzabigeza kimwe bibiri kugeza ijana bimwe bibiri bitatu bye naho ndije rero tugiye twabizinze tumukorera ko aboneka no mu rugo gake gashoboka iyo tumamagaye mu ngwiro hari gato ati ndaje bikarangira ataje so turabifatanye agiye gukora ikiganiro n'abafite biwe rero tuvuga ngo tuze tugire gute tugiye kumutungura tugiye gushaka keke nyine tumutungure nyine tumwereke ukuntu nyine ibintu yakoze ahubwo nawe aradutunguye kuko aje tutiteguye tumwereke ko ibintu yakoze umva birenze kuza 100 umva ntabwo ari ibintu bisanzwe ariko nyine reka tumutungure tumwereke ko ibintu biri sawa cyane akomereza aho ngaho azuze n'ibihumbi 200 300 paka na ka miliyoni azakageza se muri mu biki turi kumva na ka miliyoni azokageze kabisa niko bimeze ni ukuri pe rero ndikumva twahita tubikora ari kwitegura agiye kuza ndikumva twahita dufata niyo keke twahita tubigirira tubikore kuko natangira ariko agenda muramuzi namwe na gahunda ziwe reka turebe ko ari yego abaye getman ufite urufunguzo rwa kuzana ziko kenze kureba ko Richard yaje yahita yizana noneho mu gihe nyine bigize tukamukorera nyine iyo surprise turi proud ye cyane cyane umuntu dukunda ni umuntu watureze ni umuntu udufasha ni umuntu udusapotinga cyane ariko ajya mu Rwanda ayo none amaze iminsi nk'ubiti ndapfuye umugongo anyishe we niwe muzanye yanyishe kabisa rero ni mubyara wiwe ubu ngubu ndi kumwirinda ari kwinjira nkasohoka rero nawe yaje kekiraje Congratulations our Kiza Patrick. Arena. Ibizana kabisa ewana. Abarozi bafata ubusa na kure. Tuguhaye congratulation. Komereza aho ngaho. Turishimye nzabasapra mutunguwe ntiyarabizi ariko Imana ishimwa ko 100,000. Benzi imba ngifite bitatu. Ahubwo nawe congratulation wagiye rwose. Ntabwo byoroshye kabisa mwese mutanga ituro. Yego. 100,000. Asante. Anniversaire nyakingenza. Oya yingi n'intuzi. Ni subscribe. Subscribe wibi. Naye mwurega n'imyaka yawe. Hafi ko ndakubiye vuga 30 tizihinduka ni 30 na haje imyaka yose nagwaye nza nyikuramo n'imyaka y'ibibazo byose oti bavandimwe ndabashimiye ntabwo narenze ko muri bunkorera ibingibi ariko ndabizi ndashimira abantu kubera kuko kugeza 100,000 ntago ari ikintu coroshe ndabizi ko harimo pero nje wo kuri tasi mama uyu niwe producer wanje indirimbo hafi 8 wabonye muri Genzi noneho urembo barejisi kibarizwa Patrick bose babaye abahanzi Regis ari mukuba ko yitwa Patrick Ariko icyo aho yari kuba ari hano nawe
ibihumbi ijana byarageze ni ibihumbi ijana hafi na 800. hanyuma uyu niwe wankoreye indirimbo ya mbere yayinkoreye mfite subscribe 200. ariko muri ico cyumweru wari ufite ntacana nari mfite channel ariko ya mbese ntazankoreraho. noneho ngo amare ni Tasi mama ni Kiriki wayikoze niwe producer na nyinshi nijya mu mana ngo twarakubonye sinjo wayikoze mana yacu twarakubonye ko ndimo kuvuga producer Kiriki hanyuma ndimbo twazinyeho cyane ba Napoleon nibo baririmbye ariko vuba aha mbese igikombe kirangiraho muri iki cyumweru aho kirangiraho muri iki cyumweru tuzaserebrate noneho amafaranga simbizi kubera ko nagiye mbaza abantu ntibambwiza ukuri kandi uyu munsi uzongandire nanje wana aho gushaka kuba ari wowe wushuje hanyuma oya ntiyakanze intuzi nakanze akanyenyeri ariko yakanze akanyenyeri ngo amarambira ngo mwishure tike yamashira ngo amare nizo naza mvuga kuga Kiriki ni Tasi mama narayikoze nyuma y'icumweru narengejeje 10,000. ndagushimira waba producer ariko uzorya ushete turayitoya ndakubwira umunsi awadizaza uzakora tuzicarana noneho ntabwo uzaturekera amakuru uyu musaga kampani ano mezi abiri yose naje kumwegereje mu bicaniro. hanyuma ndashimira abantu Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. ndabizi ko hari abantu batandukanye bari mu bihugu bitandukanye bari mu moko atandukanye. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. nashukuru wa Kenya ndashimira abantu bose, all of you, thank you. ndabizi kuko hari abantu bagiye bakora ibintu bitandukanye. ndashimira abahanzi bagenzi banjye, ndashimira aba producer, ndashimira abanyamukunga Nabina Napoleon ari mu bantu hafi sinzi indirimbo zanjye hafi ya zose nakoreye hano n'inkeya mbese atabaye. ndashimira abavandimwe, aba ni abavandimwe banje. uyu mushiki wanje ankurikira bwa kabiri atuye USA yaje hano. hanyuma aba nibo babucura mbese bakurikirana. uyu niwe Kibongi ni muzara wacu egera hano uyu ni umwana wa Muyomba. hanyuma ni mwiza ni wambe turamurangi oya tarasha hanyuma Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. ndabizi kuko mbese ibi bintu iyo utari kumwe n'umuryango na mukecuru ari hano ari hano kandi n'umufana wawe araruhuta araryamye. hanyuma iyo utari kumwe n'abavandimwe baguca intege. ariko ndashimira umuryango wanje, ndashimira madamu ari mu bantu ndamwegereje kaka ndamwegereje I love you. Imana yo mwijuru uzane kashi kashi nibaza umunsi igikombe kizaboneka. igikombe kizagira abantu bazaba celebra igikombe dutegura gufete. mbese igikombe ho nababwiye ko umunsi niwega oya ngo tuzajya dushete mbese nzahamagara abanyamukunga producer ntiyabura. hanyuma Napoleon ntiyabura. hanyuma abavandimwe banje ntiyabura. narwiyereka n'abavuze ku maruga bose abantu bose mbese bagize gusa wenda rwiyerekane mu isafari ariko nanone nagaruka nta kibazo. igikombe kizangeraho kuwa gatatu. umuntu uri kwa wacaplayinze na email bampaye email bampa tracking number y'ahantu kigeze. mbese urumva Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. ndashimira abakamerameni bamfashije babanye naje mu buryo bw'indirimbo. ndashimira Iwacu Films niwe wakoze indirimbo ya mbere. ndashimira abantu benshi Imana yo aho uri kabisa turavuga Chris ari kandi unaretse n'ibyo ngibyo urabizi ko bushize nagize ibyago. Chris yamfashije mu bintu byinshi ndetse na Bob
ni abantu uri ukorera Iracanira ikinyamakuru kabisa. kunda gospel twageze uzaga umunsi umwe na Kristo babibiye rimwe nibo yabanjiye amayinga ariko namo oya ntamayinga abiri wamudoga ariko umuntu ibibazo zabaye mbese ni umwe ni umuntu wagiraga sinzi umuntu watwibase birashoboka ko yamushamburiye iyo atabiba buriya mwariko mugeze kweli jewe banyibye mfite ibihumbi 85 igaruka ifite ibihumbi 80 umva bitanu zahise biva ni ni byinshi byinshi Wowe cyane tugiye gufata ariko muri gospel nyuma yaho wenda byagarukiye wenda ndashimira abantu babanye nanjye yaragarutse wagira ngo yagarukanye umuriro none ngo muri ano mezi abiri subscribe nageza ngira ngo ko barazinze kandi utari no gukora cyane reba muri iki cyumweru nujuje subscribe muri weekend iyi weekend ariko kera ngejeje hafi abantu 800 bagiye kwiyongera ibindi bibiraho ibindi bibiri we na mbo ndashimira rero we nabonye tubizi ko mbona mwene data wacu ni mwene data wacu hanyuma imana yo mu ijuru ibaho umugisha imana ibagire neza urumva ko abantu benshi wa Kenya na washukuru sana watu wa Zimbabwe na washukuru no mucongereza ndabivuga all of you I thank you ndabizi kuko vuga n'igifaransa takibazo ari mu ishuri ahubwo hanyuma imana yo mu ijuru ibaho umugisha ndabizi kuko I have many friends, I have many followers, I have many, I know, I respect you. Imana yo mu ijuru muri kuvugiramo kandi cyongereza Imana yo mu ijuru ibaho umugisha irabakunda kandi ndabazirikana ku mutima wanjye ndabizi kuko mu nkunda mu bintu byinshi bitandukanye hari abantu benshi bagenda bambwira ngo turi kumwe Imana yo mu ijuru ibaho umugisha hanyuma kirikirere ko umuntu wakoze indirimbo zanjye hafi ya zose izawe indirimbo wankoreye zigira umwihariko abantu benshi bagenda bazivuga vuga nk'amagambo angahe Napole bavuge nkangahe hanyuma wenda tuze gusoza mu by'ukuri turishimye twageze kwa Sister Nzabakiza sibyo sinari muzi abo yanyetse ni babiri none narafashe mu mutwe ariko nta namubonye n'ifura uyu yaje nta munsi bankoreye anniversaire mu iriya bicane yararimo okay rero muzukuri ndakwishimiye nari muze kubona ifura n'ikintu coroshe apfuye gusuka ji nambona ifura uramuze muri ji mafuta rero aragira mu mbasa kusiga vuye sinari muzi je amavuta hano amafuta nabo iwabo ni muri men kwanzu turasengana na rero na mwene data no uyu ni my sister nawe ndamwishimiye she's my sister rero Napole nani ufite yanje uvuze kiriki Napole wabaraho cyane umuntu tugendana nanda kwishimira ariko yatushereje uyu munsi yamatuzo uyu mwana niyo namenya kuri komisionesha iyo dukoreye gitanda twari tugiye kuza yamaje kugurisha imodoka imodoka yanaguzwe ariko natwe ni umugisha wacu wari waravuze ngo iriya modoka yari ibaye yari yaranze rero Nzabakiza rero donge kwa Nzabakiza ni umuntu ukikurikira iki nubwo wenda nagukorera indirimbo ariko nanjye yama iyo ukoze ikintu kikagenda neza nawe kikuzanira isoko mani magambo nakoze indirimbo nyinshi pe ba Sostene ba Frank by'abanaziri ndaganga indirimbo zimukunga 80% ku isi nijo zikoze n'izindi zisanzwe ariko Nzabakiza indirimbo yatandukanye nubwo twiba dukora indirimbo nyinshi ariko nitasi imana ni ikiri ya mbere cyane niyo ndirimbo ikiri ya mbere donc ni indirimbo yaje muri corona turi mu gahinda turi mu icuraburindi kandi bayiriye amafaranga ukuntu wasirimbye gusimbaga namanyisiga narayikorunze amafaranga agantu bankase kakandi kuzenguka ukindi kugana nzenguka isi aho
uriya naguze honorable w'inshuti yanjye Naguze honorable ikibanza. mbese uriya w'umuganda umuganda ni hariya yagukundiye ari umudepite jewe nzagende turamusuhuza iwiwe hanze ko ndaza waguze Amos ikibanza kubera utakushemerera nakumvise urumva rero nzaba kugira ngo Amos amenye. honorable Amos agere iwawe Eh. ni muri indirimbo yanje kandi nazo uzubizirikana kandi ni umuntu ukomeye nzakugeza iwiwe yaraje iwiwe sinza ore nkoma amapampa yampaye amapampa y'imyaka ine y'umwana ndabizi so rero nzabakiza rero ugiye kumubwa mfite uyu nguyu nzabakiza ni umuntu w'umugisha nzabakiza ni umuntu wa morali kuri ruga mu isi mu banyamurenge nta mudusha nzabakiza ruga jewe nzanzubiza abandi bose zimwe n'izibinyeme kiyanje n'ikimike aho nakoreho mu umuntu agaki ruga nawe yawe nawe n'ikimeme gatore hari igisima twagiyemo gatore yahise ampama arambwira ati nzabike nakubaha bambwiye ngo mvuge ruga ndananiwe twagiye muri studio nakuza ndimo nubwo ijoro ryatinda gutya noneho bahamagara abantu baruga none abo ntavuze bamwe harimo na gatore na hamoya nkubara kabaramoke izo nuke nono nje yanje bamambwira ngo kuko ndamenya ko twari turi gukorana bamambwira ngo yakiri gwiyawe twama tubisiba gukira uyaga yose rero tuza twubaharwa y'umuntu nzabakiza mu ndirimbo zose yageza ngo hasle nuko ngo hasle niba hasle rero nzabakiza kuri ruga arayoboye ikindi ni umukozi w'Imana kandi wazinye kera je nzabakiza na banyene turamushuriza suza nyene turamusubiza nyene gatore turamushuje kabisa ariko akira gatore Imana yo mu ijuru Imana igumugisha gatore perezida wacu watuyoboye neza turakwakira kana bose wacu rero nzabakiza kuri kiriki ni umuntu ntabwo umurejande ni umuntu twakuze tureba twate se uriya musimba kuriya twogera kuri ya revo mu yandi magambo rero kuba ugeze 100,000 biracari bike je mpaturiye miliyoni waturiye miliyoni ukora izindi ndirimbo nyinshi yewe uzogufasha ngufashe kandi ubu ngubu narongeye n'izindi byinshi ufite amavuta ufite amanota meza zokora indirimbo ya neza Imana ibamugisha continue my friend murakoze my friend dire français objet anglais sit down parler français you can use English you can use speaking yo munyamurenge no yes munyamurenge okay turabashimiye asante cyane ndishimiye cyane kugera ahangaha ku bavandimwe ba sokuru nzabakiza njye n'abavandimwe kaka gatwavuga na WhatsApp dufitanye rendezvous n'ubu byantumye kuza ahangaha ariko ndishimiye cyane kuba twaje mu geso y'ibijana mwarantunguye ibijana ni byinshi cyane kuko njye ndaje gutekereza yokomeza gukora gutya kandi nari maze amezi nta adakora mu ishuri so ndishimye cyane kuba uyu munsi ari njye byahuriranye kandi Imana yipanga jana nanyereye neza ngo ahangaha nize ku mwezi 10,000 mu muhendahende ndamubesha ngo ndamugura ibiryo ngo ni mugoroba ariko urumva byari umugambi ariko byari umugambi neza nitabe yampa magenda itaba cyane no kuba twageze hano atwirizaga mu muhanda kandi dufite inama y'igicana kandi iyo deal iza kugenda neza kandi icyiza nuko zavuyemo umusaruro kandi bavuze ngo baje iwawe ni amabango n'ubwo bwira bugaca tugomba kuzana kuko ndabakunda muri famille nziza kandi gaje namzaye gusa muza tuzoza gukora ikiganiro kirambuye cyane muzaze mu kabiri ndabizi mwese muzaza so hanyuma soko turavuze ngo kuraje congratulations hanyuma mujaga kwizihiza uzoduhamagara oya wewe nishiye sino uri kuri liste n'umugore wanje n'umugore wanje utakibazo tubizi ko ari inshuti yawe na kirike nabyana ndetse n'umwana hanyuma ibyo nari mvuze Napoleon ugiye ku Justin mbese uri mu bantu twabyinanye umukunga urumva hanyuma birashoboka ko abantu bose wenda
ntazobageraho ariko ndabizi kuko iri shimwe rigiye kuzagera ku bantu bose. Nari maze n'iminsi ndakora, nari naje kugira ngo mbwire abantu ko nagarutse kubera kuko nk'ubu ngubu naje nabwiye umuntu ndambwira ngo nzongera kugera mu Bugande nka nyuma y'uku kwezi kwa kabiri hafi kose nari nabibwiye ntuzi. Hanyuma bavandimwe, urumva rero mu gutanga mu gufata award uri mu bantu ba mbere nari natekereje kandi batoburamo kubera ko uri mu bantu benshi bakoze mu video nyinshi aho n'abapilote aho kiri kiwega ni producer mbese wanje wa buri gihe akaba n'umuvyi ariko kandi nabo hari umunsi twatashe saa 8 hanyuma rero abavandimwe bakoze iki kintu banyifuriza congratulations for research ndabizi ko ijana congratulations for reaching 100k subs. Reaching got mean reaching. Akabazo k'amatsiko ese kakiyogeze kuri bangahe? Nawe afite channel iyo channel yo yitwa D&D show. wowe yateye inyohereza amezi tundu yakoze ibyo channel turaza dumusapoti tutari kwirukanka tuze tukore ibiganiro Mbese kino kiganiro ibi bintu n'ibyanje nabikoreye ku ntuza yanjye. Akwicana yawe. Okay, channel ntabwo bijye hose Birajyaho. ibyo mu nta kibazo we nta kibazo aho ushaka hose. Hanyuma ndabizi kuko mbese kugeza 1,100 ntabwo ari ikintu coroshe ukuye ubushobozi navuga ngo zarangoye cyane. Ndabizi ngira inshuti ngira abakunzi niba hari abantu batagowe na subscribe sinigeze nandikira umuntu ngo yewe nkorera subscribe kubera ndabizi ko ariko nanjye ngira urukundo abantu niyo mpamvu nanjye nshigikira abantu. Hanyuma ndashimira abantu biwacu mu Bugande mwebare dare mwemare nyo cyo ni kiganiro. Hanyuma mu Runyankore niba Urunyankore bavuga Urunyankore niba bavuga n'abasima munonga ndabizi ko uyu yaje muri concert yanjye abantu baramushimira ndashimira kiriki nakoze concert kandi arangatse nafite ubundi bukwe nanjye nari kugenda Napoleon yari kugenda agira ibyabo. Hanyuma mu Bugande urabizi ko ufiteyo Imana yampaye abantu iyo concert yari irimo abantu batari munsi ya noneho ngo amare abo bantu bose nta muntu winjiriye ubu barishuye kugira ngo ngirize babanje kungura nazo faranga gusa barantera abajura basize n'umupanga bari baje kuntanga wamenye makuru usigaye ukoresha concert nakwishura inshuti zanje zankoreye concert nta makuru nari mfite sinari nzi ko ndi bwitabirwe n'abantu abantu baraza sare nari nateguye iruzura noneho amafaranga bampaye mu kwinjira yari makeya kurusha ayo bakoreyemo indani. Umuntu yajaga kuririmba bakamubwira ngo icara ntago twemereye ko uririmba bagatanga amafaranga. Hanyuma rero kiriki yaje muri iyo concert ndamushimira kiriki ndabizi kuko ndarespectinga ibintu ko ndabizi kuko ubushuti bwanjye nawe buzatinda kandi tuzaba inshuti. Ubu ngubu mbese ninjiye mu bavandimwe biriya b'Abanyankore ko ndashaka inka nimara gutunga inka zirenze ntawe utangaga imwe bamuhaye mfite inka zingana ko ziragira. Hanyuma nimara gufata inka neza nkamenya ngo zigeze mu kibuga kiri bitewe n'ukuntu wankoreye nitasimana sinzabura kuguhika ko ndazegeranye bazureke uko mamashi bizi ko mamashi yari uko yagize. Hanyuma rero oye inka yozo ndaje ndakwereka hari umuntu wanyohereje yanyohereje statu ngo mpite mimi
wapuje n'abantu ndaguhuza n'abantu urabona bariya uza bantu n'abatatu bisaba ko ubaha umwanya naje Ushi wabo mu nagiye kwa byaro, gafasi jewe maze kurenga muri biriya Kampala singihakorera cyane hari ahantu yitwa za Chenkwanzi mu Rushozi narindiye anga wambutse rubari ni reka hano hari Rubarega ni hafi hari ahandi hitwa mu Masinde mu ijuru hakaba ahandi ngo ni maze kugenda naragenza ahandi ngo nirira ngenda ahandi ngo nizana Kasongori aho hantu hose rero Imana yo mu ijuru ibaho umugisha hanyuma rero ndabizi abantu ahantu hose nzaje baza bakumbaza indirimbo hafi ya zose zikorwa hano z'ibisirimu bazi ko ari nje nyirazo hari zimwe mbabwira ko mba muri video nkababwira ko izindi mbese indirimbo hafi 90% yose ukaso woyitiranye mbese niza kandi gitangaza ibo abantu bahanze biriya waravyumvise bakoresha ama audio noneho mbese kugira ngo nitabigwe kuri kiriya gitaramo ziko nagiteguye 2 weeks ariko bakambwira abandi bahanze ni gute wewe witabiriwe kuri urwo rwego warambwe ngo kubereye musingo ntabantu benshi yabonye kubera kuko mbese indirimbo zanje aba ari ku ma video kandi n'amafaranga bampaye urabizi nahise nkora indirimbo y'ikigande yitwa Rinda Yesu abari abazakurikira mwayireba noneho zarabanejeje akuvumbe abana bawe nasanze mu nzu nagiye kwanza bakizana amasaha abanyankore bari kuza bakaba iminsi abasore kabisa nanje nzanje mugisha turamusuhuje n'abandi ba James n'abandi ba Enoch mwebazi turabasuhuje n'inshuti zanje barambwiye ngo bazoza kureba abavandimwe banje mu Rwanda babwira ko ugira igicaniro kandi mbese n'ubu bazaba bacumbitse hanyuma rero nshuti bavandimwe Imana yo mu ijuru okay by the way umuntu wose by the way you can speak English. No, I don't know English. I don't know English. Nigute umbwira abafana banje abafanazi banje ukuntu bushize wateshagujwe baraza kwizisi warugiye kuvuga ngo oye kamwe kana kivara sit down kamwe sit down no warugiye kubabwira ngo sit down urabwira ngo stand up donc twagize umukurarenga mbese wari muri tansi yari yazamutse yari yazamutse donc isukari yari yazamutse nayo mu indi hari no giraga ngo ndareba abantu barende bakobwa mu giswahili mbona batabumva ndabateka mbabwiye mu rurimi none batasi byirabo nkabicara ndababwira ngo sit down oya warababwira ngo stand up naringe kubabwira ngo bicare uravuga ngo stand up nabaho ni stand up naho ngaho bama basaka gusa naho numva baraga kasa ariko nakavuze nanjye ndazi ko byagenze ariko wari mu muneze nari mu muneze just ntago ari mistake nari mu muneze wari wabigambiriye kandi icongereza you know English ntago wiyaminiye kuri mu cyongereza jeni yaminiye ku Gifaransa n'igiswahili hanyuma rero mu gusoza nshuti bavandimwe Imana yo mu ijuru ibaha umugisha ndabizi kuko Imana iri kumwe natwe tuzakomeza gukora hari umuntu uherutse kunyandikira arambwira ngo twongere dukora indirimbo z'igiswahili wanyemereye indirimbo y'igiswahili uyu ari no mu ndirimbo nakoze harimo iyo yanyandikiye yitwa ngo Igitangaza kandi ndayikunda kiri kintu umwanditsi w'indirimbo niyo wahimbye indirimbo ivuga ngo nubwo ijoro ryatinda guca uzandengere Mana uzandengere abawe bose bapfutse mu kiganza abawe bose bapfunyitse mu kiganza cyawe hakika Mungu ni mwema hakika niyiwe ariko ndagira ngo niyo wakoze gutya bahita bajana cyane mbese yayisohoye uwo munsi yari imaze kugeza amasaha okay hakika yari imaze nk'ibyumwe bibiri mu 300
noneho nkora urusoro oya indirimbo y'igisirimba yari imaze kugeza kandi nanjye yari flopping nyongeye kuharenga 20 nabingahe mu munsi umwe nabingahe mu masaha bahita bayijana ariko nta kibazo cano zacu zaragarutse jewe ariko yaragarutse cano yanje nama nirinda kugira icyo nkora kubera ko cano ya kiriki yarambabaje ndavuga ngo ninezerwa ako bana ba Beni ngo barazize ngo jewe Beni na Konfu umunsi bazimye twari muri Foursquare umwana witwa Desire umanaginga amacano yacu mbese n'ubu ngubu mbese Desire niwe wanyapurayinga ibingibi usa award niwe mbese umenyera turamushimiye kabisa Desire Imana yo mwijuru n'umugisha ndabizi ko niwe wayibonekeje cano ye hanyuma Desire arambaza ati none cano ya Beni kwigiye twari materaniro utamuha nimero za Bob turamusuhuje Dr. Bob turamusuhuje Imana yo mwijuru imuha umugisha akorera ikinyamakuru ca Nkunda Gospel ndabizi kuko ni umuntu uca bugufi w'imfura yageze arara yicaye ndashimira John kubera kuko bonkubitiwe na Rwiyereka baje mu kiriyo cha afande makanika barangije bacumbika mu wanje ntari mbese madamu yari Nairobi barangora bagazama binjirana inkweto arinjira kabwira se ikicondo muri kwinjirana barambwira ati reka twanduze hari makaro cyangwa n'imisa makaro vya amakaro azi no mwanje yarayibonye hanyuma kabwira ko muri kungo yarigeze hanyuma nkabwira ati mureke kungora bakambwira ati reka tukwandurize ariko bari inkoko icyo gihe nazo ndagaburira inkoko kandi bwanezera no ngo amare barambwira ati tuzakugirira umugisha ariko nanje ndasenga mbwira Imana ngo Mana cano yanje yaragiye kugeza 80,000 ukongera kandi ugatangira ni ibibazo hanyuma muri wa mugisha nyine uko bambwiraga tugeze Imbarara Bob aranyandikira arambwira ngo you can receive new password yarambwiye ngo arambwira ngo akira amakuru meza good news mbese no ngo amaze kumenya ariko ejo bundi hari mistake wakoze hanyuma none ngo amare kunyandikira buki numvise ngo good news sinabitahura nahise mvuza induru noneho imodoka twari turimo umushoferi aranze nkunda kugenda na Volcano cyane arambwira ati bigenze gute Patrick ndambwira ngo cano yagarutse kibonti bari baza amakuru ya cano bibwiye ba John na ba Rwiyereka ndabashimira kuko hari abantu benshi bari barababaye ariko cano yaragarutse uyu munsi mfite 100,000 birenga Imana yo mwijuru ibaho umugisha Imana ibagire neza nari maze igihe ndakora kandi kuvaho yagarukiye gusa yasubiye inyuma nageze nshiraho ikintu kikarebwa n'ibintu 100,000 ariko nyuma yaho nakoreye indirimbo ndayikora zikagera 10,000 ariko nabwo mu kurwana gusa nagarutse ndabizi kuko mugiye kandi kongera kandi kureba ibihangano zanje Imana yo mwijuru ibaho umugisha ba cameramen abantu nakoresheje ni benshi batandukanye Imana yo mwijuru ibagirire neza kubera kuko ndabizi ko muri itanga kandi tubana mu buzima bwa buri munsi abantu dukorana ibiganiro abantu baduhaye ubuhamya abavandimwe banje inshuti n'abavandimwe bari hanze bari muri Amerika hari n'umuntu werutse kumbwira ko agiye kunyohereza kamera ndayitegereje ariko nubundi aba bakameramene tuzakomeza dukorane bazoza badufasha ibiganiro hanyuma sikunda guciye mu ijambo y'abanyamakuru nabo cyangwa nawe uyu ni umuririmbyi nta mupeka tugira ni umuririmbyi ejo hanyuma uyu
ni umudogiteri wakuvuga urwaye amenyo turwaye amenyo nize impunzi yarangije amakosi Nairobi. ndamuzi tubona kumfata no kwa Lando cyagiye tugiye bari tugiye kumujyana nyine kugira ngo bamwohereze azi icyongereza cyane yo kwiga yo kwiga. Hanyuma rero nawe afite cyane ariko yewe yayisiriye izina rya muzehe yitwa Levis Levis family. papa wa Levis yitwa Levis ni ya family yo ngiyo ni yayitiriye Levis wakabita izina ryiza wize wageze wigisha Burundi cyagihe anabaho n'umusirikare yabayeho n'umusirikare. Hanyuma rero uyu mwiza nawe ni ukora make up hari sinizo na aza akora igitangaza none ko wari ugiye guhakana kandi nari ngiye kwamamariza akazi. Hanyuma rero akaba mubyara wacu n'umwana wa igiterane cyose uzamugisiga kwa kabiri tariki hanyuma rero abafamiye icano yarabahiriye ariko rero nawe ubwije 100,000 bagomba kubigeza kandi kindi ukagura ko imodoka ukazodutwara umaze very soon njewe ngomba kugura imodoka hanyuma turakubwiye wumve nzoguha lift cyane kubera ko wewe nubwo nubwo uzuzereza ariko hanyuma rero reka dukate keke ndayikatana na Kiriki nk'umuntu wakoze indirimbo wa mbere. Hanyuma ko mutacanye mubiri wamushuje ndasuhuza mubiri niwe muntu wangiriye inama iwe na Chris arambwira ati ukunda gukurikiranwa cyane none genda ukora indirimbo nzayikora. Mubiri nawe arambwira ati yewe nakoze igisirimba atari ko si byanje ati ni mwebwe mwadutanze mu gisirimba. Mubiri uri muri Australia turamusuhuje kandi dufite kuja gutaramayo na cyako turaza vuba zo kubwira amakuru mbese ukuri cyane very soon kondaza kabisa mbere yuko nje muri Canada nzoja gutarama kandi Canada dufite gicana gwino na pole egera nk'umuntu twakoze indirimbo ya mbere ya Nitasi cyane rwose Nitasi mama kwenye munara nione lile atakalo litenda Nitasi mama kwenye munara nione lile atakalo litenda. ariko bari basize kama karto warinze itasimama kwenye